Every year on the first Friday of February, buri mwaka kuwa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Gashyantare hayizihiza umunsi wo gushimira abamoderateri. uyu munsi ugenewe kumenya no guha agaciro abamoderateri bagira uruhare runini mu gutuma umuryango wa Pi Network uba uwo uriwo. Abamoderateri ba Pi ni abakorerabushake batanga igihe cyabo, imbaraga zabo n'ubwihangane kugira ngo bafashe abapiyoniya hirya no hino ku isi. Bafasha gukurikirana ibiganiro bya Pi Chats, basubiza ibibazo by'abapiyoniya, bagenzura porogaramu n'ibicuruzwa bya Pi, bagerageza ibyiciro bishya, batanga raporo ku makosa agaragaye, bahindura Pi mu ndimi nyinshi, bagenzura urubuga rwa Fireside Forum kandi bagatuma ibiganiro bigenda neza, byubaha buri wese kandi bitekanye. Inyuma ya buri kibazo gisubijwe, buri makuru asobanuye neza n'icyumba cy'ikiganiro cyakira neza buri wese, haba hari umumoderateri wihaye inshingano zo kwita ku bunararibonye bwa Pi bugenda neza ku muntu wese. Abamoderateri bacu bose turabashimira cyane mu bwitange bwanyu, mu kudacika intege no ku rukundo mufitiye umuryango. Pi Network itegura umunsi wo gushimira abagenzuzi, Moderators Appreciation Day, hagamijwe guha agaciro uruhare rukomeye abagenzuzi bagira mu gufasha abapiyoniya kugenzura ibiganiro no kubungabunga umuryango ukomeye kandi uhamye. Mu gihe benshi mu rwego rw'amafaranga y'ikoranabuhanga cryptocurrency bibanda cyane ku ikoranabuhanga, tokens n'imihindagurikire y'isoko, kenshi ibikorwa by'abantu biri inyuma y'imiyoboro ya decentralization birirengagizwa. Pi Network yafashe umwanya wo kugaragaza ishingiro rikunze kwibagirana binyuze mu munsi uzwi nk'umunsi wo gushimira abagenzuzi, ariwo munsi wizihizwa ku rwego rw'isi hose hagamijwe guha icyubahiro abagenzuzi bafasha, bayobora kandi bagakomeza umuryango wa Pi Network. Iyi gahunda izirikana amasaha menshi abagenzuzi bamara bafasha abapiyoniya, bahindura inyandiko mu ndimi zitandukanye, bagenzura ibiganiro kandi bakabungabunga umwuka mwiza wubaka. Mu mushinga ufite abantu babarirwa muri za miliyoni ku isi hose, uruhare rwabo si inyongera gusa ahubwo ni ingenzi cyane. Kumenya umunsi FFF ni icyo ugamije. FFF bisobanura First Friday of February, cyangwa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa kabiri buri mwaka. Umunsi wa Moderator Appreciation Day washyizweho mu rwego rwo kumenya no guha agaciro umusanzu w'abagenzuzi ba Pi Network mu bice n'indimi zitandukanye.
Aba bantu bakorera hagati y'ikoranabuhanga n'umuryango, bakamenya ko abapayoniya bashobora gukoresha neza ekosisitemu ya payi. Abagenzuzi nibo ba mbere bakira ibibazo, urujijo n'amakimbirane by'abapayoniya. Batanga ubuyobozi ku ngingo zitandukanye zirimo mining, kwemeza umwirondoro KYC, kwimukira kuri mainnet n'ingamba z'umutekano. Ibi bigabanya ingorane kandi bikongera icyizere cy'abapayoniya. Mu miyoboro ya decentralization nka Pi Network, aho serivisi zifasha abakiriya ziba nke, abagenzuzi baba ari bo bantu boroheye abapayoniya kugeraho. Inshingano z'abagenzuzi. Inshingano z'abagenzuzi ba Pi Network ntizigarukira gusa ku kugenzura ibyumba by'ibiganiro. Zirimo guhindura inyandiko, gufasha mu burezi, gucunga umuryango no gushyira mu bikorwa amategeko. Guhindura inyandiko mu ndimi zitandukanye ni ingenzi cyane bitewe n'uko Pi Network ikorera ku isi hose. Abagenzuzi bafasha gukuraho inzitizi z'indimi, bityo amakuru n'amabwiriza bikagera ku bakoresha Pi bo mu bihugu bitandukanye. Kugenzura ibiganiro nabyo ni akazi kagoye. Kubera ibikorwa byinshi mu byumba by'umuryango, abagenzuzi bagomba guhuza ubwisanzure n'ituze, bagateza imbere ibiganiro byubaka mu gihe barwanya amakuru atariyo, spam n'imyitwarire mibi. Ibi byose bigira uruhare rutaziguye mu buzima n'iterambere rirambye rya Pi Network. Impamvu kugenzura ari ingenzi muri crypto na Web3. Mu rwego rwa crypto na Web3, decentralization ikunze kwibeshywa ko ari ukubura imiyoborere. Mu by'ukuri izi sisiteme zishingira cyane ku bufatanye bw'abantu n'indangagaciro bahurizaho. Iyo kugenzura bidakozwe neza, ibyumba by'ibiganiro bishobora guhinduka isoko y'akajagari n'amakuru atariyo, bigatuma icyizere kigabanuka kandi abapayoniya bagahura n'ubwambuzi. Uko Pi Network ishyira imbere kugenzura, bigaragaza ko yumva neza ko ikoranabuhanga ryonyine ridashobora gutunga ekosisitemu y'isi yose. Ubugenzuzi bw'abantu bujyanye n'indangagaciro z'umuryango bugira uruhare runini mu kurinda ubunyangamugayo. Gufasha abakoresha Pi ku gipimo kinini. Pi Network ifite abayikoresha babarirwa muri za miliyoni bafite urwego rutandukanye rw'ubumenyi. Abashya bakeneye ubuyobozi bw'ibanze, mu gihe abamaze kumenyera bakeneye amakuru arambuye. Abagenzuzi bafasha guhaza ibyifuzo bitandukanye binyuze mu gusubiza ibibazo, kuyobora abapayoniya ku masoko yemewe y'amakuru no gusobanura impinduka nshya. Kuboneka kwabo bigabanya umunaniro no gukumira ibibazo bito na bito byakura bikaba byaba binini. Akenshi abagenzuzi banagira uruhare rwo kubaha abarimu, bagafasha abapayoniya gusobanukirwa crypto, ikoreshwa rya coin no kwinjira muri Web3. Umutima w'ubukorerabushake n'ubwitange. Kimwe mu bintu byihariye ku bagenzuzi ba Pi Network ni uko benshi muri bo ari abakorerabushake. Batanga igihe cyabo atari ku nyungu z'amafaranga ako kanya, ahubwo kubera urukundo bafitiye umushinga n'umuryango wawo. Iyi gahunda ishingiye ku bukorerabushake ihuza n'ihame rya Pi Network ryo kwitabira kwa bose no gukurira hamwe. Ishimangira ko agaciro muri sisiteme za decentralization gakomoka ku bufatanye. Umunsi wo gushimira abagenzuzi ni urwibutso ko ubu bwitange budakwiye gufatwa nk'ibisanzwe. Kongera icyizere cy'umuryango. Icyizere ni inkingi ya buri ekosisitemu ya crypto. Abakoresha Pi bagomba kwizera ikoranabuhanga, imiyoborere n'amakuru bahabwa. Abagenzuzi bagira uruhare rukomeye mu kubaka icyo cyizere. Batanga amakuru ahamye y'ukuri kandi bagashyigikira ibiganiro byubaha buri wese, bigatuma umuryango wumva wizewe. Iyo abapayoniya bazi ko hari abantu b'inzobere biteguye kubafasha, bagira ubushake bwo gukomeza kwitabira no gutanga umusanzu mwiza. Urwego rw'abantu muri Pi Network. Blockchain ikunze gusobanurwa hifashishijwe code, nodes na protocol. Ariko munsi izo nzego z'ikoranabuhanga hari umuyoboro w'abantu utuma byose bikora.
Abagenzuzi ni ingenzi muri uru rwego rw'imikoranire y'abantu. Bafasha itumanaho, bakemura amakimbirane, kandi bakemeza ko umuryango uba wakira buri wese. Uko Pi Network ikomeza kwaguka yerekeza ku kwemerwa kwagutse no kuri Open Mainnet, iri shingiro ry'abantu rizaba ingenzi kurushaho. Gushimira nk'ikimenyetso cy'ingamba. Mu gushyiraho ku mugaragaro umunsi wo gushimira abagenzuzi, Pi Network itanga ubutumwa bugaragara ku ndangagaciro zayo. Bigaragaza ko umusanzu w'umuryango wubahwa kandi wemerwa. Mu isoko rya crypto ririmo amarushanwa akomeye, aho imishinga myinshi yibanda ku gukura vuba aho kwita ku buzima bw'umuryango, uburyo butandukanya Pi Network n'andi maproje ya crypto. Gushimira bifasha no gukomeza ubwitange burambye. Iyo abatanga umusanzu bumva bahawe agaciro, bakomeza gushyigikira ekosisiteme no mu bihe bigoye biri imbere. Imbogamizi abagenzuzi bahura nazo. Nubwo uruhare rwabo ari ingenzi, kugenzura bifite imbogamizi. Umubare munini wa pioneer, ibibazo bisubirwamo, n'igihe cyose imyitwarire mibi ishobora gutera umunaniro kuri bo. Byongeye, abagenzuzi bagomba guhora bavugurura ubumenyi ku mpinduka n'amabwiriza mashya kugira ngo amakuru batanga abe ay'ukuri. Kumva izi mbogamizi zidufasha gusobanukirwa impamvu gahunda zo gushimira nka FFF First Friday of February ari ingenzi. Icyitegererezo cya Web3 kiyobowe n'umuryango. Uburyo Pi Network ikoresha mu kugenzura butanga amasomo ku yindi mishinga ya Web3. Decentralization ntivanaho ubuyobozi, ahubwo irabusaranganya. Guha imbaraga abagize umuryango ngo babe abagenzuzi bituma habaho kwaguka no guhuza umuco, ariko bisaba kandi gushimirwa, gushyigikirwa n'amabwiriza asobanutse. Umunsi wa FFF ugaragaza uko gushimira mu buryo bunoze bishobora gukomeza izi sisiteme. Umunsi wo gushimira abagenzuzi werekana kimwe mu bintu by'ingenzi ariko bidahabwa agaciro kenshi mu ntsinzi ya Pi Network. Inyuma ya buri vugurura, buri cyiciro n'ibiganiro by'umuryango, hari abagenzuzi bemeza ko abakoresha Pi Network babona amakuru, bafashwa kandi bumvwa. Mu gihe Pi Network ikomeza urugendo rwayo muri crypto na Web3, uruhare rw'abagenzuzi ruzakomeza kuba ntagereranywa. Ubwitange bwabo ntibutuma gusa ibikorwa bya buri munsi bigenda neza, ahubwo bushimangira icyizere n'ubufatanye biranga umuryango. Mu guha icyubahiro abagenzuzi ku isi hose, Pi Network yemera ko iterambere ryayo rishingira atari ku ikoranabuhanga gusa, ahubwo no ku bufatanye bw'abantu bubaka ikintu kirambye.